nzabica bose nta n'umwe nzasiga. Mama, ma abaye karya rugo nyine akazi ko mu rugo karanyishe nanjye. Karanyishe sigaye nkora n'inya igakora. Mwana wa ubu naje kanyo ko gufasha nakwice kanyo ndagufasha ngo bose uramfasha. Niko sema wowe ibiti byawe Nawe ndashimira Imana. none se ko nakuzanye muri uru rugo umbwira ko hari ibibazo ufite iminsi ikaba imaze kungana itya ibibazo byawe ntabwo birarangira. Yewe biracyari ingorabahizi n'ubundi ntabwo rw'ishyamba rwari rwayikira. Ishanka nirwari wayivamo. None se ubirwana ute kutanambwira ngo mba nagira nk'ikibazo ngufasha ugaceceka gusuka hano gusuka umukaneza uriya mugore nkumbwira uti bose ibibazo byarangiye ngiye gutaha nkaba nategereje amaso akaba yarahize mu kirere nta na kimwe kiragabanuka mu bibazo byawe wambwiraga ko ari amatora. mama kuba witwa mama nta mutima w'umuntu ugira ngenda birambiwe. Uvuze ndeba neza uvuze bisubiremo neza kuba nitwa mama wawe nta mutima w'umuntu ngira urabirambiwe uko byamera kose ndi mama wawe uri kumva ndi mama wawe niba hari n'icyo wabonye cyangwa se wumvise do reba hano do uri kumva ndeba utyo se kuba ndeba utyo nta kibazo ndi mama sibyo mwana wawe ndi mama wishyira ariko muse papa wamubwira kwikurizwa n'iki tangiye kurira gakwa kamubwira se muri mukina sibyo se gakwa ibibazo mfite buriya ngo umukire yinjiyemo biba ari ibindi bindi kandi nta bushobozi mfite bwo guhangana n'umukire. Ubwo rero wariturije nyine byarangira bitarangira buriya ngo nta mvura itagwa wenda hari igihe hari icyo Imana isakora ntawamenya. ariko ntabwo ukwiye kubimpisha kuko nanjye ndi umwe mu bakugira inama y'ukuntu ibyo bibazo byarangira. Ntabwo rero ukwiye gucicika kuko nk'uko uva twagera nturambwira uti nko mu bibazo yenda imba ari 2 3 ufite nturambwiramo nka kimwe kibirushije ubukana ngufashe kugishakira umuti kirangire kibigende bigabanuka. Mwampaye urebye n'ukuri burakomeye kurenza ibindi bintu byose kuko ntabwo mwaramfashije simba numva ko nakomeza kubagora kandi ikindi kwicara ngo ngiye kukuganiriza ibibazo byawe umudamu wawe nawe wenda bishobora kumubabaza ugasanga bitari bikwiye. Mudamu se mubabaza wabimbwira hari ubwo akumva ko wabimbwira nk'uko turi kumwe twenyine ukambwira nka kimwe cyangwa bibiri nkagufasha kugikemura cyangwa umwanzuro cyangwa kugira inama. Erega burya ngo umutwe umwe wifasha gusara.
sawa ese sama hari ikintu nshaka kukubaza muri iyi minsi ko wahindutse umaze iminsi mureba nkwitegereza sama uzi ko usigaye ufite uburakari bukabije ariko ngewe ntangazwa n'umuntu ubuze anyishima hejuru azi neza ko mfite umwuma w'umugabo wanyuze ukaza witakishwa gusa. ako sama nuko ko Imana ibyo bintu nibyo wimagine pe ibyo bintu ntabwo nabikora pe. Jove gabanya uburyarya ntukigire ngo nawe uzi ubwenge wenyine uri kumva. ese ubundi sama ubundi nge nzazira yuko nta musheri ufite ibyo bintu urumva wabinziza ko ibyo nibyirirwe binakuvuna. Ikintu cyitwa rwasera z'abasore zanyigira z'abasore maze kuzirambirwa ubu ngubu aho bigeze yakuzanye kundana n'abakobwa bagenzi banjye kuko ndabona abasore ari inyatsi. uvuze ngo iki sama nicyo utumvise cyangwa wasaze uri kurota cyangwa ugiye kugira ute ariko none umva rero nkubwire iki mfite uburenganzira bwo gukunda uwo nshaka ibyo nta na kimwe bikurebaho uri kunyumva nta nubwo wubitiramo ejo ntazirirwa apfa nawe n'umugabo kwanza. umutwe umwe ngo wifasha gusara noneho rero basi ariko ndagusaba ngo rwose muri iki cyumweru uzambwire aho bigeze tubifatire ibyemezo kuko urabona ko witurije nawe ukaba utambwira aho bigeze ariko se noneho nkubaze se kurangaye hari igihe ibyo bintu simbikunda nimba turiho tuvugana nyumva nk'ubu ibyo nakubajije byose nta na kimwe kandi ndi mu ntambara ikomeye muri uru rugo basi reka tube tukiwe none se hano mu rugo ho bimeze bite ubayeho ute ndabona simpiri uretse nk'uyu munsi nje kare ariko bimeze gute mubanye gute n'uriya mugore ko yambwira ngo nta kibazo ushaka uzigumira aha bimeze gute mubanye gute je turavugana usa n'udahari ndakubajije nyine ntibimeze gute hano mu rugo hamwe na madamu nta kibazo nyine umugore wawe nifura pe nifura byo ndabizi kuko niyo nje arambwira ngo nta kibazo ngo mufitanye nkungura naganira ukamusetsa cyane buriya nyine arubaha ariko ibyo byose abagore burya kubana mu nzu imwe n'ibintu bitoroha. yaba runabizi yuko njye ngukunda cyane sama ntakubeshya kugira ngo ngiye ngubone uri muri uriya mwanda w'abakobwa ngiye ni ukuri nanaguhashira iwanjye basi mugakundana niba aricyo cyagushimisha aho kugira ngo ngiye nkubone uri mu bakobwa ni uko utabyemera sama ngenda gukunda pe. Jovina jya ungabanyaho uburyarya ubu se ejo ko utamamagaye mu cyumba niba witwa ngo urankunda ko mwagiye mureka cyakoze kiziraguye karame mwami wanjye nk'uko utereye ndagukunda mwami wanjye ubuzima bwanjye bwagarutse umunsi mpura nawe ntakubeshya ubu ndishimye meze nk'umuntu watsinze urugamba kuva umunsi nakumenye nibwo nagarutse mu buzima ubu niyo napfa nishimye kuko nta kindi kintu nsigaje mu buzima. Wow, thank you. Ndagukunda babe.
Yive ngusabye imbabazi. Imbabazi z'iki se kandi wakoze? Si ibyo mama byose yagukoreye ukuntu yagufataga nabi bitari ngombwa. Se nyine wabigenza ute? Uzi ko mama wawe nta na rimwe nari namubonamo nk'umubyeyi imbere y'amaso yanjye. Njye sinifuza kuba mu isi y'umuvumo nkawe. Si uwundi uriya ni mama wawe, wundi wo mutima ufite ukura. Nanjye sinzi. Akundi mva nkubwire. Abakobwa n'abagore sibyo? Ni beza 99 n'igice. Ariko ugize ibyago ugahura n'ufite cya gice bikaba ngahe 100. Ngo aba ari umusazi. Ushatse kuvuga ko na mama ari we watoye cya gice cyane. Mama yizije 100. Nicyo gice nyine bari kurwana cyo cyo kwanga abana ubwo sambwa ngo nkuriya nk'ubu namugize iki? Bwabugome bwe. Simukoropesha, simwogesha ibyombo. Nta kintu kibi namukuriye n'ubwa mbere twaduhuye ariko urakunda bari kumfata. Shayive kangende rero utansanga hanze bikaba bibi. Kana ko nyine urakoze. ashobora kuzageza akajya kurya umutima akagushihura n'inzajya nza ujye ubimbwira tumenye ko twabigeze twamworoye. ntabwo umutima ugira. ariko rero nagushihura ugaceceka birakureba ibyo ahubwo wambwira nkajya mwinginga nkamutwara buhoro kugira ngo nyine bitagaragara nk'aho ari umugore wanjye ko wadusenyera gutyo nyine gusa urebye ajya ubigenza ati urebye nyine mba nkubaza ariko subiza nta kibazo ko ntabwo ntinda muri nta kibazo n'umwana mwiza maze ufite n'umukobwa mwiza nyine yaribyaye byo noneho ubwo ndumva ari ibi tuganiriye rwose ntuzagire ikibazo ariko shaka uburyo wampa raporo y'ibibazo byawe ngo ufashe kubikemura kandi ubwo mubanye n'umugore amahoro ndumva nta kibazo yenda igihe kizagera udusezere gusubiraho wiberaga umugore wanjye we nta kibazo ateze ariko ntuzababare ntuzahangayike ngo ibyo bibazo biguteshe umutwe usare cyangwa se mu rugo hagira ikibazo uhagirira wowe kumbwira sibyo sawa rero ubwo numva twumvikanye Mwabiteze. Sawa dusuye se ana. Ndabasuye ameze mutese. Byeze. Ko ndeba wicaye wenyine se meze bite? Kugira ngo nicaye yande se ko umugore wawe yagiye kureba abandi bagabo. Biki? Arana. Ntangazwa no kunira ubwawe wirukanga inyuma y'umuyaga ariko. Ubwo se umuyaga niruka inyuma n'ubuhe? Anangaza cyane wirukanga inyuma y'umukobwa utakwitayeho wowe afite abandi yitayeho. Naho uri aho ngaho gusa wasana. Ariko noneho umenya wasinze. Ushatse kuvuga ko Juvenal atanyitayeho? Ubuse yakaba yakwitayeho yakaba yagiye kureba abandi bagabo. Wabaki? Kuruzuye. Kinyarwanda. Ntabwo bishoboka nta nubwo bibaho. Umeze nk'ikirongo cyumiye ku ruhu inka yari bukera. Ubundi reka nkubaze. Wirwa uhereza umukobwa amafaranga nawe yishyirira abagabo be. Ubundi ubwo bumva ibyo bintu bigushimishije. Ako noneho nsama sinzi ikibazo ufite mu mutwe. Ubu byumva ibyo bintu bishoboka kuko niyo waba utagira ubwenge byabaho. Ese ubundi yagiye ahashaka. Yagiye ahashaka. Ntawe ni muri iyi nzu. Wowe mu gihe wafashe umuntu nk'igi abandi birirwa bamukoramo imireti nawe uri aho ngaho gusa wasamye ngo ufite ngo nzamagore. Ariko Fabrice we na mama mufiki dupfiki ahora se dupfiki wese twapfuye iki ntabwo wantubura ukareka kumbwira ahantu wakiriye umwana bikagera n'aho umwana wanjye ari mu bibazo ariko Jessica kubera iki mubera gutya
ni iki kintu nakoreye mu muryango wawe ari mama wawe ari wowe mwese muri bamwe ko nta kibi kingenza ko nta kibi nabakoreye ni ukubera iki koko najyaga nk'iki umusazi ariko maje kubona kuri seriye nise umwana wawe ngiye nakubwiye yuko nitwa Vanessa umwana wawe rero nimba wamusibye wita Jessica sinjye ariko se reka kubaza ubu koko nawe umusazi iminsi tumaranye warandebye ku buryo ushobora kuyoberwa umuntu twaganira tukavugana uko asa n'uko asa ku buryo nakwibeshya twapfuye ibyabaye byose hariya twakoraga ko bizi neza ko nta ruhare nabigizemo ni iki gishobora gutuma utambwira ahantu umwana wanjye uzi uburibwe yahuye na none nyoko we mu rundi rwego reka we sinabona uko rubivuga ni ikindi kiremwa pe nese wumva nyine twarapfuye iki ndabizi se nese ubwo urumva ibyo bintu koko ngewe nakwenya umwana wawe sinzi inyungu mwari mubifite nese wambwira ngo mama wawe hano mu rugo nese we dupfike inyungu y'ibyo nkorera dupfike uzi n'ibindi reka nze nkore Shubite Shajovi umugabo wavuye hano yarakaye ngo yakubuze ubwo rero naza kuguhamagara menye ibyo umubwira ngiye mubwiye ko bagiye guhaha ciao mama we siba aho ngaho cyangwa akabura ubuzima bwako wongere wasama aho ngaho mbabareye kuko nacyo nagukoze aho gumva ndashaka yuko ugenda ukica nyoko akabara nkuko nanjye nababaye wabyumvise wowe niba utabishaka niwe ngomba kwica mbere ugomba kumva ibyo nkubwiye ukabara ibyo ukora reka nkubwire aha ngaha muri urugo nta mugore n'umwe mashaka n'umwe ariko ninjye ugomba kuhaba njyenyine yuko yaje ahansanga sandi mama uramuzi nje ugukoze icyo umuzi siba nakubwiye ko ntaje hano kugira ngo mvugane nawe amagambo menshi nyoko yagize ngo arabirangisha ariko ubu ngubu nibwo agiye kubona ikipe ari gukina nayo ikindi tangira umusengero umubwire yezwe atazazerera nkuko nanjye ndi kuzerera wumvise wowe sandi ko natajya ngo abantu bahanura mbapari ahantu hose ibyo muvuga byose mbabireba nuko ari wewe niyeretse ubundi nyoko we utangira umubwire ko birangiye ugende musezereho utazamukumbura kuko ngubu ari mu bapfu wumvise washyanuka ituteze n'amagambo maba mbwira icyo nari nje kukubaza nicyo kinzanye tu kuko ndabona ibintu sinzi ndabona nazi intera bihagazeho gusa nyine buriya buye uri umukene ukagira kirengera buri wari wese agufata uko yumva yishakiye mama wawe nta mutima mwiza agira pe ubu ndabizi nabyo rero tugenda ujya kumubwira nk'ukuntu wahereye ntabwo ari ukuneye ese ko tuganira agataha ukagenda ugatuma ibase noneho kugira ngo uvuga ngo ndashyize ariko se na mu kariso yawe njyewe se ahubwo ayo makuru kuko wafashe urusenda ushyira mu masube ntabwo uri umukobwa nanjye ndi umukobwa ubwo wumvaga uburibwe ndi bugire ariko se koko ntabwo uri hamwe ko nabikoze none se ngewe naraje nkiyambara mama yahise ambwira ati ni wowe kuko yabibwiwe n'iki se twe turara none se yabibwiwe n'iki kuko wayambaye kandi yahise abimenya ate ariko narabimubwiye nka mama naramwitabaje nahise urumva nawe kubibaza undi wundi umva Jessica nubwo udashaka kwemera ko witwa Jessica ariko reka mubwize ukuri buriya wogera neza wigendera kuko isi ritaraga ni mama wankorera nawe ibyo wankorera ibyo kwanga ko umwana wanjye kugeza izi saha akaba ari mu bibazo uzi umwana wanjye ibibazo wamushyizeho hari igihe imana izamworera nyamara ushaka wandika ukanyikundira kuko ndabona ntacyo dupfa nahise igihe warambwira umwana si
sinzi nta nubwo nzi intego cyakoze wasanga intego ariyo kuza kunyishyuza umwana ntazi. none se ari undi muntu musa witwa Urumitira uzi musa ashobora kuba hari. mbese muri uyu muryango muri abana bangahe nibura se ngo mvuge ngo ni impanga yawe ra hano muri uyu muryango uvuka muri abakobwa bangahe Kobwa hari impamvu ugira se mani ibya hano muri urugo ni birebire ntabwo nabikubwira ngo mbive muri rwo. oya batubwire niba nibura niba hari impanga yawe ko ibyo ari byo byose niba nta mpanga ufite nta kuntu wambwira ko naba tuvuga ko iri i Kigali umuntu yaba musa enda nkamwibeshyaho shana nanjye sinzi nimba navutse njyenyine mbese ko ari njye ngiye mwana uba hano njyenyine sibyo navugaga se Gakwa bite wewe mubwire ibintu byawe byo kwigunga gutya biranjomba imana we sikarokora ngaho twe kutaruswa no muhahari kuko bose yabwiye ngo uzagezana ibintu nk'ibi muri jardin bakunda ibigitsi bagiye niba ari amarega niba ari ibiki dore n'ibikakarubamba none ejo uzicarana no mwari kinyo yicaye mwaho ejo n'uzicaye mwari siko ari ahandi kandi njya bikwiye se kutajya ukora siporo umva nawe ahubwo nibyo ngiye kukubwira ubu nonaha kugira ngo nyoko na so uri gukura batazakwigaranzura ugomba gukora udusiporo ubwo se nka siporo izindi zanyemeza nyine bakakwerekeza ugere siteti n'ungubu ushyira hasi iryo kote rya neza rikamena urareba ibigango ufite urareba hano ni danje urabibona ureba ukareba ukuntu wakura nibuze ukifora ukagira gutyo ukareba neza ukagira gutya wabonye subiramo nawe kora gutyo ubwo butanyeganyega muze wagitonze ubu iyi ngiyi nkoze uretse wasubira inyuma ugasubira inyuma ukagira gutya gukora gutya izo nizo wakoraga gusaza no gusaba badakubwiye ariko rero njye kera biragaragara ko wari urenze gerageza kuri ako kantu turebe gerageza njye ntabwo ndimo gerageza njye sindi mu kabisa noneho ukagira gutya ureba ubwo papa wawe nuko afite kimihano ukagira izo se nazo ni siporo gira hano gutyo gonga cyane ese umuntu yasa n'undi bagasa n'amaso n'intobo y'amaso n'umunwa n'izuru no kuvuga n'imyambarire n'indeshyo no kungana ese ubona ugira umutima mubi ese kuki wowe ushaka kunteramo umutima mubi njyewe ntabwo kuki nshaka kuba inshuti nawe warangiza kumva wabigize umutima mubi ngira pe kuko isi imaze kunyigisha icyo mvuga njyewe namye mvuga nibajije ati siko twicaye tukaganira nk'ishitani twakoranaga ukankenera kunsigaranira umwana kubaza nk'umwana ari ntubimbwire kugeza aka kanya nta kindi kintu gushinja ariko nibura iyo umbwira ko umwana wanjye ari imbere nkamutabara mbere y'uko ibibazo bimugeraho kuko nanjye kugira ngo nzamba byari ibibazo nifate nibage nikuremo umwana ntazi ibyiwe ntazi abese Fabio ubitekerezeho neza nyamara sindi umwana mubi nta nicyo dupfa ewa ubitekerezeho neza kuko nta kuntu njyewe iyo uvuga umwana birantangaza njyewe nakuriye muri iki cyaro ibyo kuvuga ngo nagiye i Kigali byihorere kuko n'ubundi ari mu maboko y'abanzi banjye ni uko nyine ubwo buri kimwe cyose kiba ku mugambi w'Imana ahari baramufashe nyine abagizi ba nabi yawe Jessica mbabare reka nigendere Fabio waje ukambwira Gakwa ushinze urwo rubito rwawe aho ngaho ushaka iki ushinze urubito aho ngaho ushaka iki ntacyo mama nyanya nyoko na nyoko waka kazi niko ushinzwe ko kwirirwa utera tuguru hejuru yego usi gutwaye iki
ayo ni amafiriti ubundi nta muzamu bagaburira ndavuze ngo ziba narindi kumurera umwana asura n'uruhinja nzakorera jaride ndinde umuryango n'abana mbarebe kugira ngo batamererwa nabi gusa kimwe n'abagakomeye umva nawe kubwiye uzongera kunyita nyoko nzaguheza